Mu byo tuvugaho rero uyu munsi twashatse kuvuga kuri romare nk'icyatsi kiri tararishu, kirakize cyane, gikora ku mpyiko, kigakora ku gifu, kigakora ku ruhu no ku mihori. Bakacyita bati revitalizato nifirageni edekongesiyoni. Kirazibura, kirahembura, kirakomeza kandi kigatera itoto. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha romare baba bagomba kumenya neza ko hari ahahembuka wari ucogoye, hari ahantu hagira imbaraga wari ujimije, hari aho itoto ryari rishize ubusore bukagaruka cyangwa se ubusaza bugashira hakaza itoto, kandi hari ahari hapfunyaraye hongera kurambuka. Twishimiye kubana namwe mu gihe tuba turya tunywa, ariko tugomba kureba kuko birivuga Abakorinto ba mbere 10:31 uwo muri kumwe n'inzungu Gati. Noneho mu gice cya 10 cy'Abakorinto ba mbere 31 haravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Dukunda kunywa byinshi, hari abanywa ibyemewe n'abatanywa bitemewe, hakaba n'abo bakoresha ibyemewe bakabikoresha mu buryo butemewe, abo nibo benshi. Burya ubundi icyo bita kuba modere, kuba bavuze ngo umuntu ari tempera, nicyo bita bongera kwita muri sagesse dans le mange, nibyo bita comportement. Noneho biba bigenze biti, ubwenge bw'umuntu nibwo bumuyobora. Mu Migani 2:10, kumenya kuzaneza ubugingo bwawe, kwirirwa kuzabukiza, amakenga azakubera umurinzi, azagukura mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Noneho icyo turi buvugeho uyu munsi ni ikinyobwa nk'icyo bita icyayi, ariko cya romari. Ahanini cyane abantu benshi cyane banywa ibinyobwa bitari amata ariko bishyushye, bakunda sinamata, bamwe na bamwe bavuga ko yashyushye bayita icyayi, ariko icyayi ubundi mu mvugo nyayo ni te, ni icyayi niko cyitwa. Ibintu byose bishyushye rero ntabwo ntabwo ari egare te, ahubwo ni ibinyobwa bishyushye bizure boisson rafraîchissant, ibintu bihembura umubiri bikawuha imbaraga. Bibamo ibyemewe n'ibitemewe rero, ubwo muri ibyo byemewe harimo na romari, mu bitemewe hakabamo ikawa n'icyayi ndetse n'ibindi biyobyabwenge. Noneho mu byo tuvugaho rero uyu munsi twashatse kuvuga kuri romare nk'icyatsi kiri tararishu, kirakize cyane, gikora ku mpyiko, kigakora ku gifu, kigakora ku ruhu no ku mihori. Bakacyita bati revitalizato nifirageni edekongesiyoni. Kirazibura, kirahembura, kirakomeza kandi kigatera itoto. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha romare baba bagomba kumenya neza ko hari ahahembuka wari ucogoye, hari ahantu hagira imbaraga wari ujimije, hari aho itoto ryari rishize ubusore bukagaruka cyangwa se ubusaza bugashira hakaza itoto, kandi hari ahari hapfunyaraye hongera kurambuka. Rero romare izwi nk'ikintu gitera imbaraga, son action la plus importante. Mu bintu byo gutera imbaraga ituma abantu benshi cyane bayikeneye ari aba les convalescents, les épuisés, les dépressifs et même les vieillards. Abantu bagiye bayikenera cyane romare ni abantu bakirutse indwara vuba, ni abaguye agacuho, ni abihebe n'abasaza. Nubwo ikeneye ku bantu bose, ariko abo ni ibyihutirwa kandi ni iby'ingenzi kandi ni iby'ibanze. Baravuze ati trouvez dans son infusion un tonique excellent qui rendra la vitalité perdue comme le fut pour la reine de Hongrie. Ati abayikoresha bayishyize mu mazi ashyushye, abakoresha icyo bita infusion, ni ugufata amazi ukayateka, yarangiza yamara gushya abirinduye, ukayafata ugaterura, wamara guterura yarangiza ugashyira hasi, ugateramo romare. Iyo romare ugashyira nko muri teremusi, ugapfundikira, ukabara iminota 15, noneho ukayungurura ugaha abantu. Izitari umukara ikaza idasharire cyane, yarangiza ukayungurura, icyo ukoze icyo bita infusion. Naho decoction ni ugufata ya romare ushyire mu mazi, ukayashyiramo kiri ku mashyiga akibirindura, ukabara iminota 2, noneho yarangiza ugakuraho, ukanywa, ukayungurura ugaha abantu. Icyo aba ari decoction. Mu gutegura bitegurwa muri ubwo buryo bubiri, hariho decoction na infusion. Noneho mu kuvura rero, iyo uri guha
umuntu wese uyinyoye agarura ubuzima yari yazimije, maze ku buryo hari umuntu umwe wo muri Hongiriya, ni umudamu waje kuyinywa, maze aravuze ngo au XVIe siècle la reine Isabelle de Hongrie souffrait atrocement de rhumatisme recouvra sa jeunesse grâce à cette plante. Ni ukuri uyu mwamikazi w'i Hongiriya mu kinyejana cya 14 ni au 14e siècle, noneho uyu mwamikazi Elizabeth yagwaye indwara ya rubagimpande ikarishye, nyuma yaje kugarurirwa itoto afashwe n'icyo cyatsi. Aravuze ngo atere pueke lorsqu'elle 72 ans le roi de Pologne le demande en mariage. Yagize itoto ku buryo umwami nawe wo muri Polonye yashatse kubashyingirana afite imyaka 72. Hari uko itoto ryagarutse rigaruwe na Romare. Noneho tonifiant rero aho ngaho irikomeza regero twari twahavuye, ntigarukira aho. Diuretique antispasmodique iri mu bintu bifasha ku buryo abantu bose bageze mu myanya yo kwihagarika, très indiqué dans les coliques néphrétiques. Abantu barwaye impyiko barayikeneye kandi s'agit d'expulser un calcul, cyane cyane iyo mu mpyiko hajemwo imisenyi iyikuramo. Ni ikinyobwa cyiza, ntabwo nubwo tukwiriye kujya dutegereza ko iyikuramo, ahubwo dukwiriye kuyinywa kenshi kugira ngo itazasamo. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwifasha. Digestif irafasha mu igogora, sa propriété cholérétique, stimulation de sécrétion biliaire. Yarangiza muri ubwo buryo bwo kongera gutuma indurwe zinogerezwa zo mu gasabo k'indurwe ziza, irafasha. Protectrice irakingira. Regeneratrice hepatique ikaba mu bintu birinda umwijima kandi bikanawuhembura wari unaniwe. Carminative ikaba ari mu bintu bisohora imyuka myinshi mu mara. Lui confère la propriété de faciliter la digestion quand il est pris après le repas. Birabizwi neza ko ituma igogora rigenda neza, cyane cyane iyo ikoreshejwe ukirangiza kurya. Nuko nta minota icaho gati. Ku ngingo vénérienne et antirhumatismale irahembura kandi igatuma umuntu atagwara rubagimpande. Ira une action anti-inflammatoire remarquable, irinda abantu indwara z'umuriro zo guhirirana ku mugaragaro. Kirira idéal en friction en cas d'entorse, d'œdème, douleur musculaire rhumatismale. Ikaba rero ifasha wavunitse, wabyimbagiranye, uribwa mu mihore na rubagimpande. Ibyo irakenewe, wayikandagiramo, wayoga, wayinywa. Ibyo wayikandisha kandi nyuma ukaza kwimasa ukoresheje erayo. Rero ndagira mpatinda cyane. Cicatrisant antiseptique, stimuler la cicatrisation de blessure, akaba rero iri mu bintu bikiza ibisebe, bigatuma inkovu n'ibisebe bikira vuba. Ulcère cutaneus iri mu bintu bivura ubugora. Kuba bizi, iyo ufashe amakara ibiyiko 3 ugafata n'ifu ya romare ibiyiko 3 ugateka muri litiro 5 ukareka bigatogota, ntimukabiyungurura cyangwa se ukabishyira mu mazi atogose, tukatara kugira ngo bishye cyane. Yarangiza ayo mazi ukayafata ukayashyira mu mbegeti ariko ugereranyije. Yarangiza ayo mazi akazamuka, ukabugwaye ubugora ku kuguru cyangwa ku birenge, uragenda ugakandagiramo, ukandagiramo ukabara iminota hagati ya 20 na 30. Yarangiza ukabikora mu gitondo nimugoroba, mu gitondo nimugoroba, iminsi 3. Yari ubugora wabukize kandi bukabukize burundu. Rero romare ni umuti ukomeye cyane, abantu benshi cyane basabwa kwitaho cyane, ndetse hari n'igihe wayijundika ikavura ibisebe byo mu kanwa. Ako ni akamaro ka romare muri iki gitabo cyitwa Plante Medicinale, umuzingo wacyo wa 2. Naho muri Santé par les plantes page yacyo 327 haratubwira hatya hati: le romare a une action antispasmodique, antidépressive, antiseptique, anti-hernitique, donc contre les parasites. Il prévient la formation de gaz dans le tube digestif, il stimule, il fait rougir la peau et améliore la circulation. Bizwi neza ko romare irafasha, ifasha ahantu hameze hati, iri mu bintu bituma abantu batiheba, igatuma igogora rigenda neza, irwanya inzoka mu mubiri, ikarinda umwuka mwinshi mu myanya igogora, ikangura kandi igatera uruhu gucya, kandi igatuma amaraso atembera neza. Le romare est très efficace contre la faiblesse et la paralysie des membres en cas de cerveau faible, d'apoplexie, de sclérose, de vertige, de troubles nerveux. Hari ahandi romare ifite ikimaze, icyo ni kuba byumva neza kandi babikurikirana.
birasaba kumenya neza ko iri mu bintu bituma ahari hafite intege nke mu mubiri hahembuka hagira imbaraga, ahari hamugaye hagakira, igihe ubwonko hamugajwe n'ubwonko bufite intege nke, igihe utangira gupfa uruhande rumwe hakenewe romare, igihe imitsi yawe yumagana hakenewe romare, igihe ufite ikizungera hakenewe romare, igihe hakenewe imvururu mu mitsi yumva hakenewe romare respiratoire règle tardive, igihe ufite ikibazo mu buhumekero, igihe ufite ikibazo mu mihango itinda, igihe ufite ikibazo deficience hépatique biliaire, igihe umwijima wawe n'agasabo k'indurwe kawe kagira intege nke yaje contre l'impuissance, abantu bayinywa ntabwo ubwinanirwe bw'umubiri bw'ubushake bw'imibonano bwongera kugabanuka. S'il s'agit de dyspepsie et de maladies gastro-intestinales, il est conseillé de prendre une tasse de cette infusion après le repas. Niba ikibazo kiri mu nzira z'igifu n'amara bigusaba neza ko akaba arimo indwara nyinshi, ibyaba byiza ni ukunywa tasi imwe kandi urangije kurya. L'infusion de romare nettoie l'estomac des mucosités, stimule l'appétit, améliore la digestion. Birazwi neza ko romare yoza igifu igakuramo ibintu by'ururenda, itera kuryoherwa, ivugurura igogora, il purifie aussi le sang et fortifie le système nerveux et le cœur. Birabizwi ko romare yoza amaraso, igakomeza imitsi yumva ndetse n'umutima ukagira imbaraga. État donné son action de congestion de soulage de la congestion des nez, iyo bitewe no kuzibura ituma wari uzibye amazuru atongera kuziba. Et des bronches produites par la grippe, cyane cyane iyo bazibye mu gihe wafunganye wagwaye grippe, la rhinite, iyo ari amazuru yawe ahora afunze, les allergies, iyo ukunda kugira umubiri w'umwinani w'akantu kabaye kose ngo umwotsi waje, umukungugu waje, yarangiza abantu benshi cyane hari hashyushye, abo bose bakeneye romare. Romare rero ni ikinyobwa cyiza, kitanyobwa n'urwaye gusa, kinyobwa n'ushaka ubuzima bwiza, kikanyobwa n'ushaka itoto, kikanyobwa n'urwaye inzoka, kikanyobwa n'uzibye amara, kikogwa kandi n'urwaye uruhu kigakandagirwamo. Ni ikinyobwa cyiza romare, ni icyayi cyiza mu muryango. Si ngombwa iyo warembye ubikoresha iminsi 7 uyikurikiranije, ariko mu buzima busanzwe nk'ubikingira nk'ivura izoroheje ibikoresha 3 mu cyumweru. Ikibutswa ni uko ari agatase urangije kurya kugira ngo ifashe igogora kandi ifashe n'uburwayi. Uzirikana neza ngo romare ikora ku barwaye amagufa, igakora ku barwaye impyiko, igakora ku barwaye igifu, igakora ku barwaye uruhu, igakora ku barwaye umuhore, noneho n'imbere mu byo bita les glandes, igakora ku mara, igakora ku mwijima no ku gasabo k'indurwe. Imana rero izabafashe kubishobora, buri buzima ntibubitswa kandi ntibutizwa, kandi iyo ubabaye ntusangira n'abandi ingorane, basangira nawe agahinda, ariko uburibwe bwo ntibusangira. Rero twite kuri izi nama kandi tuzazikurikize neza mu izina rya Yesu. Amen.